Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesiyasi yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi: mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turasoma mu Bagalatiya, turasoma mu Bafilipi igice cya 2. Abafilipi igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Abafilipi igice cya 2 duhere ku murongo wa mbere. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzana n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ni ukuri Imana ijya iguha umugisha kuba ufata akanya kawe tukabana muri uyu mwanya w'ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi ni ukuvuga ijambo rya Kristo. Ni ukubera ko abizera, abakristo, dufite ibyo twizera kandi dufite ibyo twemera tudashidikanya. Abakristo, abizera, ibyo twemera tudashidikanya bikubiye muri iyi mirongo dusomye mu Bafilipi igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 11. Hakubiyemo yuko umwana w'Imana n'umwana w'Imana uhoraho, ahwanye n'Imana, yafashe akamero k'umuntu. Yesu ni Imana rero. Yesu yabaye umuntu, yicishije bugufi cyane, ndetse yadupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byacu. Yarazutse, ariho ni muzima, yazamuwe mu ijuru kandi azagaruka. Ngibyo ibyo twizera. Ngiryo ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe ataragaruka rero, uyu munsi abantu bose bari hose barabwirwa kwihana no kwizera Yesu Kristo no kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hamwe n'ibyo no guhamiriza abandi ko Yesu ari Kristo. Ubwo ni ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza yuko muri Kristo uhinduka icyaremwe gishya, uhinduka ugahabwa uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana, ukaba urusengero rw'Imana, umwuka wera w'Imana agatura muri wowe, ukaba umuraganwa na Kristo. Haleluya! Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ni gute wagira umutima wari muri Kristo Yesu? Hari ibyo uhamagarirwa rero. Icya mbere, uhamagarirwa kugira urukundo. Kugira urukundo. Umurongo wa 2 ngo musoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Uhamagarirwa kugira urukundo. Kugira urukundo. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo ugire urukundo. Nuvuga ngo ukunde Imana, ukunde bene data, ukunde abagukunda ndetse n'abatagukunda nabo. Abo mutabyumva kimwe ubakunde. Haleluya! Abo ubwira ngo muzamukane bukabona bamanuka, nabo ubakunde. Ubakunde. Kuki? Kuko
uhamagarirwa kugira umutima wa Yesu Kristo. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukunda abakunda gusa muzaba murushije icyo abapagani, kuko abapagani nabo bakunda bagenzi babo. Mugire urukundo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yaradukunze atari ukubera ko twari bidukunditse, atari ukubera ko twari beza, atari ukubera ko twari dukiranutse. Ndetse Pawulo yabisobanuye neza, reka nkubwire ngo ni Imana yabitubwiye ikoresheje Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 5:8 ngo tukiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye. Urwo ni urukundo rw'Imana. Urwo ni urukundo rw'Imana, kubona umwami Yesu Kristo ukiranuka yaradupfiriye twebwe abanyabyaha. Bityo rero tugere ikirenge mu cya Kristo. Uhamagarirwa iki rero? Ingingo ya kabiri, uhamagarirwa gukorera abandi. Gukorera abandi. Umurongo wa 4, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Uhamagarirwa kuzirikana n'abandi. Kuzirikana n'abandi. Uzi ko umwami Yesu Kristo yigeze kumenya no gusobanukirwa no kubona neza ko abigishwa be baraye baroba bukarinda bucya bukabakereraho ntacyo bafashe, agafata umwanya agapfukama akabokereza amafi mu gitondo cya kare akabakira agasangira nabo. Gukorera abandi. Yesu yakoreraga abandi. Yesu yahagije abashonje. Umwami Yesu yasuraga n'abarwayi ndetse akabakiza akaborohereza. Shaka uburyo Imana yagukoresha mu gukorera abandi. Mu gukorera abandi. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ntabwo yaje gukorerwa. Umunsi umwe arapfukama yoza ibirenge by'abigishwa be. Yoza ibirenge by'abigishwa be kugira ngo atwigishe icyo tugomba gukora, kugira ngo tugere ikirenge mu cye. Ijambo ry'uyu munsi turakomeza gutekereza, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ufate iminota 2 cyangwa 3 utekereze, dutekereze buryo ki noneho tugomba gutera intambwe nk'abafite wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima urangwa n'urukundo, icyo ni kimwe. Umutima urangwa no gukorera abandi, icyo ni icya kabiri. Ingingo ya 3, kwitanga. Kwitanga. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 8 ngo nuko yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umwami Yesu Kristo yaratwitangiye, yaradupfiriye. Ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye mu byaha no mu bicumuro. Niko Paulo yabwiye Abefeso mu gice cya 2 umurongo wa 1. Umwami Yesu Kristo yaratwitangiye. Byibuze witange. Witange. Ntawe ukubwiye ngo ugire upfira, kuko umwami Yesu Kristo yaradupfiriye rimwe gusa kandi birahagije. Tanga ku gihe cyawe. Impano Imana yaguhaye yikoreshe. Ubumenyi, ubuhanga, ubutunzi, ibyo byose ubikoreshe mu kwitanga. Kwitangira abandi. Kubwo kubaka ubwami bw'Imana, kubwo kwagura ubwami bw'Imana. Ibyo uko ari bitatu ni inyabutatu idacika ku mukristo Imana yishimira. Umukristo wese Imana yishimira agomba kubarizwa muri iyo nyabutatu irimo urukundo, irimo gukorera abandi, irimo kwitanga. Haleluya. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire. Imana ikurememo umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Imana ikubashishe kandi iyobora intambwe zawe. Nugendera muri icyo cyerekezo
uzaba ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, maze uyu munsi dutekereza ku ijambo ry'Imana, ese hari aho usanze waragize urukundo ruke? Ese hari umuntu utekereje Imana, umwuka wera yakubwiye ngo ugire icyo umufasha ukamwirengagiza? Imbabazi z'Imana zirahari, ariko icyihutirwa ni uko duhereye uyu munsi iri jambo turitekerezaho, Imana ituyobore mu rukundo, Imana ituyobore dutere intambwe. Umwami Yesu Kristo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa aza kuri iyi si kugira ngo wowe nanjye tubonere ubugingo muri we, kugira ngo wowe nanjye twongere dusange Imana, ubwo umwami Yesu Kristo yatubereye inzira itugarura ku Mana, kugira ngo tugire umunezero nyakuri, tugire amahoro nyakuri. Ako niko gakiza, ni ubutumwa bwiza, ni urukundo rw'Imana. Umwami Yesu Kristo ni umwungeri wacu, umwungeri mwiza upfira intama ze. Kuko yadupfiriye niyo mpamvu turiho, kuko yadupfiriye niyo mpamvu tuzabaho, kuko abamwizera atugororera ubugingo bw'iteka. Imana ikwishimire, Imana ikuyobore, Imana ikwambika imbaraga ndetse n'ubuhamya buzima. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro mwami wacu kandi Imana y'agakiza kacu, uruwera kandi urakiranuka. Ushimwe kubw'ijambo, ijambo ry'uyu munsi ritwibukije ko duhamagarirwa kugira ubuhamya, tugatera intambwe mu kirenge cya Yesu Kristo, dufite urukundo, dukorera abandi kandi twitanga kubwo kwagura ubwami bwawe. Ukuboko kwawe kube kuri buri umwe wese witeguye kumvira ijambo ryawe. Habwa icyubahiro mwami Imana, uhereye none ukahera iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu.